Reka dukomeze tugiye gukora augmented Kafura test. Turaselectinga automatic selection, kuduhe kuri levels intercept, kuri OK. Ahangaha kigaragaye nuko ubundi twita ku bintu bibiri iyo tugiye gukora conclusion cyangwa gufata decision. Twita ku bintu bibiri, twita kuri probability, tukita kuri augmented Kafura test statistic. Ubundi mu mateste probability irenze 0.05 cyangwa se 5% ntabwo ari byiza, haba harimo ikibazo. Aha naho harimo ikibazo. Industry ifite unity root kubera impamvu ebyiri, kubera ko probability ahangaha iruta 0.05. ikindi critical values ziri ahangaha, izi zose ziri nizo ntoya kuri augmented Kafura test statistic. Yes, ibi gihita bituma dufata umwanzuro wo kuvuga ngo there is unity root. Ubundi iyi narrow hypothesis kuri augmented Kafura test, narrow hypothesis kuri unity root test iravuga ngo there is unity root. Turakomeza ko there is unity root kubera ko is probability nini cyane, kandi critical values nizo ntoya kuri augmented Kafura test statistic. Aha sinago tujyayo twirebera critical values, tukirebera probability, nibyo tureba. Aha, reka turebe kuri unity root test, turebe kuri trend and intercept. Kuri trend and intercept naho probability nini cyane, ruta 0.05, ndetse izi critical values nazo zini ntoya kuri t statistic, bigatuma twongera kwemeza ko there is unity root. Reka turebe kuri no1, ko tureba kuri hose turazenguruka kuri no1. Kuri no1 naho probability ruta 0.05, kandi zino critical values nizo ntoya, kandi dukeneye ko ziba nini, nizo ntoya kuri statistic. Bishatse kuvuga ngo at levels, kuri level there is unity root. Industry variable ikeneye kuba differentiated, reka tuyikore first difference. Ariko reka turebe ko na ibintu ko na ari nabyo, ko turebe ko biri confirmed by Philip Speron kuri levels. Reka turebe Philip Speron nawe. Philip Speron kuri level duhere kuri intercept, results zije biraga ko probability nawe aratwereka ko it is the same. Nawe undi Philip Speron ira confirminga results za augmented Kafura ni kimwe, there's unity root. Reka tujye kuri Philip Speron ariko kuri trend and intercept. Philip Speron agaragara ko probability ya cyari nini, nawe ara confirminga ibyo twabonye kuri augmented Kafura. Katawe kuri Philip Speron kuri no1, Philip Speron kuri level bigaragara ko probability nini cyane iruta 0.05, bigaragara ko there is unity root. Avuze ko turebera ku bintu bibiri, probability and Philip Speron test statistic. Tukareba uko imeze, idusanze izi critical values ziruta, ni concept ebyiri, critical values and probability. Dusanze critical values ziruta test statistic, twemeza ko there is unity root. Ubundi tukeneye kiba nini cyane, probability tugakenera kiba nto, less than 0.05, less than 5%. Aha, ibi rero biragaragara ko iyi variable igomba kuba differentiated. Reka differentiating, tuyikore first difference kugira ngo dukuremo iki cyose cya unity root. Duhere kuri intercept. Aha, after the first difference ibintu bibaye neza, probability ntoya, it is less than 0.05, kandi zino za critical values nizo nini kuri ki, nizo nini kuri Philip Speron test statistic. Ahangaha dukoresheje Philip Speron, ariko na second difference augmented Kafura nayo yose umuntu arayikora.
werekana result za Phillips Perron n'iza augmented Gafura hose biba